murabibona uyu munsi tugiye guteka ifi mu bundi buryo. Ibi ni bya birungo ubushize twakoresheje, ariko tugiye kubisya noneho tubikarange, twongeremo agatomati. Muraza kubibona uko tubigenza. Ifi rero uko twayikase, ushobora kuyikata muri ubu buryo, uhereye uruhande gutya, uhereye ku mugongo, cyangwa se ukayikata uhereye mu nda gutya. Turasiga ibirungo hano gutya mo imbere. Sawa, turongera kugaruka, tugiye kwerekana tubisya, tubiteke noneho tuyisige ino fi yacu. Ubundi tugiye kubisya rero, ushyiramo utuzi dukeya, urabibona utuzi dukeya, ugashyiramo n'amavuta make ya olive, dushyiramo ya magi yacu ya jumbo, twongera tugahita dushyiramo igihiko kimwe cya moutarde, igihiko kimwe kitari cyinshi kabisa cya moutarde. Tugiye tubisyane kakarahagije. Ugafata agasafuriya ugashyiramo utuvuta duke, atari menshi cyane nanone atari make cyane, nyine ahagije. Neza dushyiremo, dukarange bya bintu byacu twaseye. Murabibona, tukabikaranga, twabona bitangiye guhindura ibara, tugashyiramo itomati. Amavuta rero araza guhwana n'ibi birungo nyine, araza kubona kabisa atakigaragaramo. Ibirungo biraza kuyanywa. Nimara kuyanywa rero tubishyire ku ifi yacu, tuyirye fureshi. Turebe ko ibintu byacu dufata bigera. Urabona ko biba byahinduye akabara. Niba amavuta nayo ntakigaragara, yayamize. Twarangiza tugahita dushyiramo itomati, igihiko kimwe nacyo kirabaye, kimwe n'igice kitavaho. Tuvange nayo, tureke akanya gato ishye. Ukumva ko ya magi yakoze itaba yakoze, ugasiga umunyu ya mafi yawe mukeya, kugira ngo bitaza kugira kubura urusogi. Urabona rero agatomati ariko ntabwo kabaye kenshi, ntabwo kanoze, twongeremo kandi turimo ikindi giheri. Turindire twongere dupfundikire bitogoteho gatoya. Niturangiza tubisige amafi yacu, ubundi tujye kubiteka. Hey guys, isosi yacu rero yahiye. Nabibona ko yahiye kabisa, yazanye utuntu tw'utuvuta hejuru. Iyo yazanye utuntu tw'utuvuta hejuru rero imeze nk'iyahiye. Tugiye kuyisiga aya mafi yacu mubona twari twateguye, tugiye kuyisiga. Urabona ko yahiye. Niyo itaba yahiye kandi kubera ko tugiye no kongera kuyateka ku cyokezo, nyine kuyotsa, ubundi yahira ku cyuma. Tugiye gusiga amafi yacu.
iyi ifi yawe ushatse uyisiga umunyu mukeya kabisa, ushatse uyisiga akunyu gakeya kugira ngo nimba yamagi itakoze umunyu ufateho nyine. biryoshye. Ibi birungo rero tubisigaho numva tukabireka nka nyuma y'isaha, tukabireka kugira bibanze byinjiremo fresh. Noneho nyuma y'isaha turaza kugira kureba ngo ko nyine turaza kuziteka nyine byakoze byinjira ahantu hose. Igihiko nicyo cyiza. Mfa kwisiga ahantu hose kabisa. Warangiza tugiye kuyihindukiza dusige mu rundi ruhande. Ariko turahindukiza. Ibirungo ushobora no kubikora ku nkoko, ushobora no kubiteka mu isosi nyine nk'uko biba bisigaye, ukaba wateka agasosi ukabisukamo cyangwa ukabishyira muri firigo ukazongera ukabisiga ikindi kintu ushaka kuzateka mu ifuru. Noneho turarindira nka nyuma y'isaha bimaze bien kwinjiramo ahantu hose. Mu nyuma y'isaha tuze tubiteka sasa ku cyuma tubyotsa. Biryamye kugira ngo ntabwo bigeraho neza. Biryamye n'umutwe dusiga, umutwe wose urasiga, umutwe imbere mu mutwe. Tugiye gukata rero ibirayi turi burishe ya fi yacu. Turabihata, ufata ibirayi ubwoko bwose ushaka ukabihata, warangiza tukabikatamo inshuro imwe gusa. Tubiteka nk'aho ari sote gutya gusa niko tubikata. Numva ntabwo duteka amafiriti, turabiteka uko juste kubikatamo inshuro imwe gusa. Ubundi tubiteke mu mavuta, ubundi ndabereka ubundi bwoko dushaka kubitekamo. Ntabwo tubiteka nk'uko byari bisanzwe bitekwa nyine gusa mu mavuta ukarekera, turabikora mu bundi buryo. Iki ni kinini bikata.
byacu rero tubishyizemo hano mu mavuta, turarindira bibanze bishye, ubundi dukore utundi tuntu nshaka kubereka. Wakora ibirayi, wakora sote yawe nziza iryoshye. Haha, naho mu kanya rero. Nk'uko ibirayi byacu biri gushya, mu gihe rero biri gushya uhita ufata agasafuriya ku ruhande ugashyiramo utuvuta dukeya atari menshi cyane, warangiza amavuta yashya ugashyiramo icyo bita ayi, ugashyiramo tungurusumu, ukazikaranga nyine kumera nkaho aho gushyiramo igitunguru ugashyiramo tungurusumu n'igiko kimwe. Igiko kimwe kiba gihagije, warangiza ukavanga, tungurusumu nyine ushaka kuzirapa, ufite ya yindi yose ushaka kuzirapa cyangwa ukayisya ukabona kuyishyiramo, warangiza ugashyiramo agatomati gake, agatomati katari kenshi kabisa, uragakaranga. Ntugire ubwoba ngo aya mavuta ni menshi, ntabwo ari menshi, ni uko aba ari nko gukora iba yakoze nka zumu n'imiterere, ariko ntabwo ari menshi kabisa. Ukayikaranga, wamara gukaranga ukagenda usabye igihe ishya, ukarindira nk'iminota nk'itanu gutyo iri gushya, warangiza ugashyiramo utuzi. Barekamera nk'aho uburayi isosi bikareka gufatana kugira ngo warangiza kigabanya umuriro gato, umuriro ni mwinshi, warangiza kuvanga, urabona ko itomati si ngombwa ngo ishye, warangiza ugafata ntuza bya birayi byawe ukabyarura ubishyiramo. Mubikore kabisa muzambwira ukuntu biryoha pe, bino birayi nta n'ibindi uzongera kuzagira. Ibi birayi biraryoshye, sote yawe niyo uzajya uhora urya buri munsi. Ibirayi byacu birahiye, tugakuraho amavuta ubundi tukabisimbiza. Tukabisimbiza kugira ngo ibyo hasi bijye hejuru.
murabibona, tukabisimbiza tukaberekeraho gato nk'iminota nk'itatu, tukazimya umuriro tukaberekeraho nk'iminota nk'itatu kugira ngo ututomate twinjiremo neza. Gusa rero naho mu kanya tugaruka kureba uko ibintu byacu bimeze. Ifi yacu nayo yahiye, tugiye gukora agasalade tuza kurisha naho mu kanya. Hey guys, murabibona rero ibirayi byacu byahiye birasa neza. Dore ya fi yacu rero yahiye ukuntu imeze, yewe yahiye rero. Nayirekeyemo iminota 30 yose, numva ifi ishya vuba. Nayo yahiye imeze neza kandi iraryoshye rero. Muyige n'ibi birayi murambwira, muze kubikora muzambwira ati burya bya bintu byawe birakaze birakora. Ubwo rero murakoze, mujye muteka ifi gutya. Ushaka kuhindura ibirungo bitandukanye rwose. Kujya muri resitora byibagirane, resitora yo mu rugo ibihagije. Ubwo rero mukore, abashuti banjye batarakora subscribe mukore subscribe, mu partage, mukore like, comment, mutubwire uko mubyumva. Murakoze cyane, naho bugaruka.